Kujya live kuri TikTok ni kimwe mu bintu bikunze kugora abantu benshi cyane. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wajya live kuri TikTok account yawe. Uze kwitegereza neza akantu ku kandi, naze kugira nyine akantu kari buze kuba kagucika. Uraza hano muri TikTok yawe. Ngiye kukwereka uburyo wajya live kuri TikTok. Afite mu byaro batajya afasha. Ese nawe ufite uze kwitegereza sore ne haze kuba hagira nyine akantu kamwe kari buze kuba kagucika. Uritegereza neza wenda ino live ukuntu imeze. Witegereze neza, ngiye kukwereka uburyo wajya live kuri TikTok ukoresheje telefone yawe. Uraza aho ngo nyine aho ngo uca ugiye kwa uploadinga video. Uri kubona aho hantu hari akantu ko guteranya. Aho ngo hari akantu ko guteranya ni uri buze kuba nyine wakanda. Ngiye kukwereka uburyo wajya live kuri TikTok. Ino video nuza kumva igufashije, nuza kumva nyine hari ikintu ngukiyemo, nuze kugenda udakanze like. Icya kabiri uzo gukora subscribe kugira ngo nyine tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Witegereze neza, uraza ngo handitse ngo live. Uri kubona aho ngo handitse live. Iyo ugeze aho ngaho rero, mbere yuko ukanda go live, mbere yuko cyangwa se before yuko ukirika aho ngo handitse ngo go live, ugomba kubanza ugasetinga live yawe uko uri buze kuba nyine imeze. Ngira ngo uri kwitegereza neza aho hejuru uri kubona bari kugenda batuzana utu notification cyangwa se utuntu twinshi. Aho ngo urabanza usetinge live goal. Urabanza usetinge icyo twita live goal. Live goal ni nka kuri nyine wenda baguha ama gift, uragenda nyine ugasetinga muti se wenda nyine ndashaka yuko wenda bari buze kuma ama gift anga, niba wenda ari amaroza 5, niba ari uturabo, byose nyine urabanza ubisetingire aho ngaho. Urabona ngiye nyine ngiye kubanza setting live goal yanjye. Urabona yuko nyine setinze uturoza tungahe cyangwa se uturabo tugera kuri 2. Iyo umaze kugeraho ngo ushyiraho icyo twita title, live yawe igiye kuvuga iki cyangwa se nyine title yayo ni yihe. Ushobora kuzana wenda ukandikaho wenda ngo conversation cyangwa se kuganira. Conversation wenda nyine ngenda shaka kuganira n'abantu, wenda nubwo mbyanditse naba ariko icy'ingenzi ni uko mbikwereka nyine nawe ukazamenya uburyo ubikoramo. None iyo umaze gushyiraho title ya live yawe, ushobora gushyiraho ama effect, ushobora gushyiraho ama beauty, ushobora gushyiraho n'utundi tuntu twinshi cyane. No akantu bakunze kugora abantu, icyo twita float cyangwa se nyine ino kamera y'imbere ni gute wayikoresha. Kamera aho hantu handitse ngo beauty, aho hantu handitse ngo flip, uraza ukande witegereze neza. Urabona yuko bahise bazana kamera y'imbere. Rero buno nibwo buryo nyine ushobora kuba wakoreshamo live. None iyo umaze kubigenza gutyo, sibyo, iyo umaze kugira kugusetingamo ibintu byawe byose, uhita ukanda wanditse ngo go live. Ariko hano icyitonderwa, ushobora kubanza ugahitamo wenda niba ari device camera cyangwa se wenda niba ari voice chat. Urabona wenda hari ukuntu nyine ushobora kuganira n'abantu ariko nta kamera iriho cyangwa se nyine nta muntu ugaragara. Voice chat nyine muraganira ariko mu buryo bw'amajwi gusa. Noneho device camera, aho ngo handitse ngo device camera, aho ngaho nyine niho uzakoresha ugiye kugira ibiki wenda nko mu buryo bwo kugira ngo uzajye ubona n'ahantu abantu bari cyangwa se ahantu abantu baherereye. Rero buno nibwo buryo bwiza nyine bwo kugira ibiki bwo gukora live. Ndetse kandi ugomba kumenya neza yuko mu Rwanda ntabwo TikTok ihemba. TikTok izaguhemba igihe ukunda gukoresha live nyine abantu bakagenda baguhereza ama gift, niyo avamo amafaranga ushobora kuba wabikuza kuri banki rwose. Mwibutse neza ko TikTok mu Rwanda irahemba, ariko ihemba mu buryo bwo kuba wakora publicity. Urabizi neza mwino minsi bafunguye icyo twita subscription. Ni ukuntu nyine umuntu ashobora kuba yakunda ikintu cyawe akaba yaguriza amafaranga cyangwa se ukaba uploadinga video ikarebwa gusa n'abantu bishyuye. So rero urumva TikTok nayo igira umumaro. Mwibutse neza yuko kandi niba ufite wenda niba uteganya kuzakora business mu myaka iri imbere, tangira ushake platform cyangwa se imbuga nkoranyambaga zimeze neza. Uri kubona ngiye ukakanye urugendo narutangiye, ndi gushaka imbuga nkoranyambaga zimeze neza ndetse kandi zubakitse neza cyane. Ndabizi neza nyine bitangira views zarabuze, ari uko bigenda biza uko umunsi igenda yicuma. Ndabizi neza uko nyine views zigeraho ngo zikaza ndetse kandi abantu nyine wenda bakaba bakunda ibintu byawe. Ese ino video yagufashije? Ni ikihe kintu se wumva wifuza yuko naza gusobanura nyine wenda muri video itaha? Uyu munsi nandi gukwereka uburyo wajya live kuri TikTok yawe. Ufite ikindi kibazo, icyifuzo, igitekerezo, waca hasi muri comment ukambwira na kibazo, ndahari rwose ndaza kugusubiza.